Imana ibaha umugisha bene data bakanguzi, muratwihanganira kubw'impamvu ibayeho mu kiganiro cya mbere duhise dukomerezaho n'iki ku bwa kamera, ko kamera ubwo turayihinduye, muri ihangana nyine. Yesu abaha umugisha. Ababonye session ya mbere y'iki kiganiro turagikomerezaho rwose. Hanyuma utarakibonye ikiganiro cya mbere, utarakibonye cyitwa umukristo mu mpinduka z'ibihe, wagisakinga ukakireba. Yesu abaha umugisha. Twari tugeze ku ijambo Paulo yabwiye Abafilipi, ababwira ati iri jambo ndarishaka ko n'ubundi cya mbere kirangiye, nkubwira ntisubiramo. Hari igikorwa cyajyaga kibaho mu itorero, cyari igikorwa cy'urukundo, uko ubundi mirimo ikorerwa mu itorero y'ibifatika yakabaye yubakiye ku rukundo. Hari n'ibyo bitaga gusonzonzanyiriza, ni ijambo rikunda kugorana kurivuga, abera ubwo ni nko kumarana inzara, inzara, kumarana inzara, cyangwa umuntu yarashoje, hari ibyo twitaga gusororera, ngo ni musororere runaka. Jise ni ugukora kuri duke utanze tunzunya, none tunzunya twawe twahura n'utwundi tukaba duke, umwe musororeye nawe akagira duke tungana n'utwanyu, ni ugusonzanyiriza. Paulo yabaga mu muhamagaro w'intumwa. Intumwa ntikorera hamwe, ijya muri iri torero ikajya muri ririya, ikajya kuko ni intumwa yaratumwe, nta mupaka ifite. Aya matorero yanyuragamo hari igikorwa yagiraga cyo gutekereza ku ntumwa, hakaba ubwo akusanya ubushobozi buhari, akoherereza intumwa ngo ubwo bushobozi, ibyo bintu bamuhaye bimufashe n'ubundi bimwunganire muri wa murimo arimo. Abafilipi barihuza baravuga batereka Paulo tugira uko tumugenza, bamushyikiriza ya mpano ati akira tugushimire cyangwa se tugufashe mu murimo uri gukora. Paulo ababwira amagambo akomeye, arabwira ati ndabashimiye muranzirikanye nubwo mwari mwaranatinze. Mva ko bari burya kugira Paulo avuga ko batinze, bari baratinze, buriya bari baratinze. Ni ngo kuba umuntu akora amezi 6 agashira batamuhembye, ariko ubu hari umuntu wo muri iki gihe cyacu amezi 6 yashira atabonye agashahara ke ntasakuze. Buriya mbowa reka tuvuge ko bahari, ariko abasakuje nibo tumenye. Ikintu gitangaje, abacecetse ntitubazi kuko baracecetse, ariko abasakuje nibo twamenye kuko baravuze nyine. Ugucecetse ni umunyabwenge kuruta uwavuze cyane, kuko Salomo yaravuze ngo injiji icecetse bayifata nk'umuhanga. None Paulo avuga ijambo rikomeye avuga ngo simbivugiye ko nakenaga, igihe mutampaga bya ibi mu mpari, simvuze ko wenda nakenaga, mutaza kuvuga ati saho tumukuye, saho tumukuye, agize amahirwe, tubaye turamuramiye, umwuka wendaga guhera. Abereka ko atakenaga, kuko ikiganiro dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umukristo mu mpinduka z'ibihe. Impinduka z'ibihe Habakuki yaravuze, ni Habakuki wavuze ngo naho imitini itatoha, inzabibu ntizere, bagahingira ubusa imyelayo, amashyo nayo agashira mu biraro, nta kabuza. Paulo none uyu mwanya umuntu aravuze ngo va mu ntebe, kandi koko nibyo. N'umurimo twahawe wivuga butumwa, iyo tubwiriza gusa mu nsengero tuba tumeze nk'umuntu utamika abana bahetswe na nyina. Iyo tutagiye hanze tuba tumeze nk'abareka bari hanze ngo bagume birere bikuze. Ivuga butumwa ntiribera hamwe, ko sirompwe tuzenguruka, yego no hanze twajyayo. None muri izi mpinduka zitumye bamwe, hari uwo nabonye yihangane, nabonye yaravuze ngo mpinduye injyana, tangira kwitotomba ngo ngiye ngo muri hip hop ntabwo ari injyana mbi, ahubwo ikintu kimbabaje n'uburyo yinjiyemo nabi, yinjiye agiye guhangana. Ubundi reka tubwizanye ukuri, Misa, telefone ntabwo ari mbi, ariko iyo tuzirangariyeho tugakuraho ibitwangiza tuvuga ko telefone ari mbi, ariko si uko ari yo mbi. Hip hop ntacyo nyishinja, ziri no mu njyana nkunda, ziri mu njyana nkunda, ariko intego itumye winjirayo ishobora gutuma uhahagarara nabi. Niba koko uri umukristo, impinduka z'ibihe ntizigomba gutuma uhagararana amagambo utigeze ubera umuhamya wayo ku ruhimbi rwera.
niba waratakiye Imana mbere mu bihe binezerewe sibyo no mu gihe cy'amarira nta wundi ukwiriye kuborogera. mfite impungenge ko hari ubwo tuzasanga abantu benshi tubita abakristo atari bo kuko baba muri sosiyete y'abakristo cyangwa se mu kibuga cy'abakristo nabo tukabita abakristo. Ariko Yesu we kuko yarazi ko ibyo byose bizaducanga kurubanura umukristo n'utari umukristo, hari naho yageze aravuga ati reka mbafashe ngenekereze gato muzabamenyera ku mbuto beze. Uyu muntu yeze izihe mbuto igihe gihindutse, kandi hari imbuto z'umwuka no kwihangana birimo. Yo kandi kwihangana ariko gukorotira imbuto zose Bibiliya iragira iti mureke kwihangana gusohoza umurimo wako kugira ngo mubone kubonera rwo mutunganye mutabuzeho na gato. Imana ishimwe mutabuzeho na gato. Niba kwihangana kubuze kuri uyu muntu hari ikibazo no mu bukristo bwe nacyo cyari gihari. Abantu batwihanganira kubw'ikirere indege zinyuramo mwihangane uwumva izo mpinduka z'amajwi I'm very sorry kubera indege. Yego turimo turareba umukristo mu mpinduka z'ibihe. Umukristo impinduka z'ibihe twabonye ko zishobora kuza mu rugo. Umugabo akaba yagukubita neza, zishobora kuza mu muryango kwa papa wawe na mama bakakwirukana. Zishobora kuza muri kampani ukoramo wakoze ntuhembwe bagakenera kukomeza gukora. Zishobora kuza kuri fiance mwakundana agashaka kugusaba ibitari mu bukristo. Umukristo mu mpinduka z'ibihe nasomye ijambo rirambwira ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Imfatiro zirasenywe kandi ijambo urufatiro ni ikintu gifasha ibintu. Bivuze ko urufatiro rw'ubuzima bw'umuryango wawe. Urabona izi ntebe twicayeho urabona ko nizo zidufasha zivuyeho twagwa zivuyeho twagwa. Ariko turamutse twarategujwe mbere yuko hari igihe izi ntebe zizakurwa zigakurwaho twarabiteguye dushobora guhita ko twigira ukuntu ikavaho tukarokoka. Ariko se tuvuze ku ntebe uretse n'intebe uretse n'imyanya uretse n'akazi twiteguye no gupfa. Noneho uretse no gupfa twiteguye no gushira ku isi. Barumva ari igikuba mu bigeragezo n'amakuba bakumukiranutse. Ariko nge mbona nta n'ikidasanzwe cyari gihari cyagatumye umukristo yumva ko igikuba gicitse. Kandi reka nta kintu gikwiye kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Buriya ahubwo ingorane zikomeye ni ubuhamya umuntu niyo foto ibigaragariye abantu kuri uwo muntu wari wizewe nk'umuntu utahindurwa n'ibihe. Kandi twibuke ko nk'umukanguzi nk'intego y'umukanguzi TV harimo gukangura abantu kugera ku rwego dukangura n'abandi baza bakavuka ubwa kabiri bagatangira bitwa abana nk'uko Bibiliya bivuga. Aba bana bakeneye kurerwa ariko banafatiye urugero kubo baza basanga. Uyu mwana uvutse uyu munsi ukubitanye n'inkuru y'umunyamuhamagaro wumazemo iminsi wahinduwe nuko yabuze bamwimye umushahara. Uyu mwana arahakura ubuhe butumwa buzatuma ejo nawe nahamagarirwa umurimo azawukora. Ikintu uvuze gutyo hari ijambo naringiye kukubaza ariko tumara impungenge uyu mwana ubuze imbuto mu bantu bari bamubwirije ubutumwa. Yatekerezaga ko ari bo yakabonyeho za mbuto. Reka tukwibutse ko icyitegererezo cy'umurimo w'agakiza ari Kristo Yesu. Mu nyigiro kuko ndi umugwaneza kandi noroheje nta wundi wo kwigirwa. Nta wundi kuko yaravuze ngo ninjye mungeri w'ukuri. Aravuga ngo kandi utaragirira ibihembo. Iryo jambo wararisomye. Yakomeje avuga ngo abandi bo nabanyazi nabajura nabambuzi. Aravuga ngo nge nemera no kuzipfira. Ngo ariko abandi isegije bakuramwe akabo bakagenda. Iyo ni isega ntabwo ari umushahara ugiye. Isegije yo kurya ubuzima bakana n'urupfu rukabaho. Pawulo yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo nanemera ubugingo bwanjye bugatangwa
ngapfa ari ijambo yakuvuze rikomeye ku bwanyu nanemera ngatakaza ngatwikwa ngashya ariko ku bwanyu nkumva ko ubugingo bwanyu ari buzima. Ibi mbivuga nibutse mwene data uri ahantu bita je pense que ni sinibutse neza Anicet yihe muri Amerika yamamagaye yambwira ngo ntazongera kwicara mu rusengero na rimwe. Ndamubaza nti uri kungisha inama cyangwa uri kumpa umwanzuro wafashe? Ndamubwira nti niba uri kungisha inama urantega amatwi, niba uri kumpa umwanzuro simfatikanya nawe kuwukora ushyire mu bikorwa utanganirije. Arangije arambwira ngo ndagira ngo iki cyumve kubera iyi mpamvu ngo pasiteri nta kibazo dufitanye ngo ariko umugore wa pasiteri ngo dufitanye ikibazo. Ndangije ndamwana naringize ngo ugifitanye na Kristo. Hari umuntu n'umwe ufite impamvu yo kugukura kuri Kristo uri umukristo uri umukizwa sinzasubirayo. Ibi mbifatikanyirize n'iki mbona uko nkubaza ikibazo ngiye kukubaza. Hari abantu bajya bambwira ngo Anicet ngo turagusengera ngo Imana izaguha ubugingo, agahita akomeza uretse ko narabuhawe Imana ibaha umugisha ko baba batwifurije ibyiza. Imana izaguha ubugingo. Uretse ko ubugingo ntitubuhabwa n'abantu badusengeye, ntabwo tubuhabwa n'amasengesho. Ntabwo ari kado bapfunikiye umuntu yakoze ubukwe. Si kado undi muntu ahundi. Oya, ntabwo ari kado. Ariko noneho hari umuntu ujya kumva arambwiye ngo uzambabarire ngo ukomeze ukizwe, akagira ngo gukizwa kwanjye ni impuhwe namugiriye. Bakagira ngo ni impuhwe. Noneho mu kwirinda kumubabaza ugakomeza ugakizwa kugira utamubabaza. Si cyo dukirizwa, nta nubwo ari nacyo dukorera umurimo wivuga buto. Ntimwumve ko tubabwiye nabi, turi kugira ngo dukangurane utagira ngo gukizwa kwawe hari abantu uri gufasha. Ntabwo ukizwa kugira ngo ugire abufasha. Noneho ntukora n'ibyo ukora kugira ngo ukomeze ugirire abantu neza, ahubwo bikorere ko ukoreshwa na Kristo kandi ubikorere ko ari ingororano z'ubugingo buhoraho tuzaragwana nyuma ya none nyakubahwa Misago, nk'umuntu w'umubwiriza butumwa ejo bijya bingora kuvuga ngo uzaba intumwa ahubwo uriyo, ko nge nkunda gukora umurimo w'umumisiyoneri cyane. Noneho nk'umuntu uzaba umushumba birashoboka, nk'umuntu uzaba umupastori wowe wakwishimira gukora uhembwa make cyangwa wakishimira gukora udahembwa? Uri umuvugabutumwa niho uri kujya, kuko ejo umwana w'umuhungu iyo avutse abazaba umugabo cyangwa se umusore tuvuge gutyo. Niyo uri umuvugabutumwa buzagira evaluation ukaba wagera mu yindi ntera. Wakifuza kuba pasiteri udahembwa cyangwa uhembwa make? Ikintu cyose akenshi cyangizwa n'ubwumvikane wagiranye n'abantu nabo mugiye gukorana cyangwa bagiye kugukoresha. Izi association turi gukoreramo reka mbivuge gutya, ibi bigo turi gukoreramo hari ibyo bizeza abakozi bagomba kubaha. Uretse n'umwiyobokamana iyo usezeranye n'umuntu ikintu uzamukorera ntugikore nawe utagikoze ubuhemutse, kuko umubereye igisitaza. Bibiri iragira iti ukizana azabona ishyano. Karavuga ngo ubwo dukorana n'Imana turabinginga ngo tudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, twirinde gushyira igisitaza mu nzira y'umuntu wari wese ngo umurimo wacu utagawa. Niba usezeranije umuntu ikintu kuzakimukorera ntukimukorere, ubaye nk'umugoye mu mutima, uramuvunnye. Mu gihe abantu basezerana hakabaye hanabaho ijambo rivuga riti niyo byazabura, ariko njya numva mu ntabwo amasezerano abashumba n'abapasitoro muri za ndahiro zabo nta jambo rijya rizamo rivuga ko niyo batanahembwa. Oya, nta nubwo ahubwo barahirira umushahara. None bari gupfa iki se niba batawurahirira? Ntabwo tubwira abagusa n'abandi bakoreye amadini bashaka indonke. Ikibazo warumbajije nemera ko nanjye baranyemereye ibintu bazamba, tukabyumvikana tuzaguha ibi nkabisevinga mu bwonko ko nzabibona igihe iki niki ku itariki 30 nzahabwa ibi, nkarya idene nkikopesha nkagira gute, itariki 30 ntubimbe nakumva mbangamiye. Ese ubwo ubundi gukora byo ufashijwe n'imbaraga z'ibyo wemerewe,
haba hariho impamvu y'imbaraga z'umwuka zikubashisha cyangwa uba ufite imbaraga utewe n'umushahara uba ufite imbaraga utewe n'umushahara ushaka. bivuze ko imbaraga z'umwuka ntazihari, ntabwo ziba zihari. ubwo babemerera amafaranga niba yabahe, hanyuma ubwo mukorera amafaranga nimuyashake, ariko ubwo mukorera Imana nimwihangane. Nibihangane. Ni ngaho mwanzuro. Hanyuma niba barabe ibya Kayizari niba Kayizari, niba barabemerera umushahara niba wubahe, kuki babiba barubemereye? None niba bahaye muke yakawugaya, kuko nubundi icyo yashakaga n'umushahara. Uvuze gutyo nibuka nigeze mba mu giterane muri uyu mujyi wa Kigali hano hafi hakurya. Imana ishimwe ko hano turi tutigeze tuvuga arihe batamenya aho mvuze. Batumira umuntu wari waturutse mu majyaruguru kuza kwigisha i Kigali. Nanjye barantumira. Igiterane cyari gifite iminsi 3, wamwigisha yari afitemo umunsi umwe, mfitemo iminsi 2. Ndabwiriza, tugira umugisha, tugira ibihe byiza. Nsoza kubwiriza ya minsi 2 wamwigisha yari agihari ko yari yashimye no gusozanya no ku cyumweru. Yigishije iteraniro rya mu gitondo ku cyumweru, yigishije ku wa gatanu, ku wa gatandatu ndigisha, ku cyumweru yigisha iteraniro rya mbere, nanjye nigisha igiterane cya nyuma ya saa 6 ku cyumweru. Bagiye kumuherekeza, kumuhitike y'abavuga butumwa, bamuha 50,000. Umuntu agiye kumperekeza anzanira 5,000. Arangije arambwira ngo wihangane naye yabonetse. Ndamubwira nta kibazo, numvaga mfite kwihangana kwinshi kuko nubundi nakoze ntiteguye yo nzaha mutanumvikanye yo bari bugure. Ariko ntababeshye, wa muvandimwe yateje akavuyo, bahaye 50. Arababwira ati sinshobora, ngewe naje mumbwiye 70, mumpa 50 ku kahe kagene. Noneho ngiye kureba umugabo w'inshuti yanjye twari twahahuriye, nyine tutari duherukanye. Urabizi igiterane ni nk'ubukwe gihuza abantu mutari muherukana. Ngiye kureba nsanga bari gushwana. We numva ari gushwanira 50, ngiye mfite 5. Numva nanjye ndakomeretse. Ndavuga niba bagaya 50, 5 mu by'ukuri naho mpanaguza ikoti si ryo bampanagurira, si yo bahanagurira ikoti. Negera wa mugabo wamenekeje uti niyo mwabonye. Ndavuga ni wamaye 5,000. Ariko ngira isoni z'abantu bari baraho batanyumva ndi kuburanira amafaranga. Ariko nanjye numvaga nabura. Wumvaga wabura. Impamvu mbivuze ni iyi. Rimwe na rimwe iyo ukoresha abanyamuhamagaro bavanga n'abakozi ntihabura intambara. Kubera iki? Umunyamuhamagaro akora umurimo wa mukozi, kandi akenshi umunyamuhamagaro arasigwa. Iki tukemerane, arasigwa akagira igikundiro kuko abona umwanya wo gusengera umurimo. Noneho impamvu asigwa, akoresha impano z'Imana afite intego yo kungukira Imana. Aho Imana ikamuha ubwiza bwo mu ijambo ry'Imana. Naho umucancuro we exactly ubyise neza. Umucancuro ntabona umwanya wo gusenga. N'igihe cy'amasengesho atubwira ko turi kwica ubusa. Twigeze nari inyoboye iteraniro, umushumba, mbivuze mbabaye ko niyo mbyibutse ndababara. Namusanze nyuma muri biro ndamubwira nti uri umupagani, ibindi si ngombwa kubivuga. Yakinguye, twari turi guterana mu mibyizi, gusenga mu mibyizi. Akingura urusengero, arareba, ahagarara mu muryango, aravuga ngo aba bantu bose nta kazi bagira. Ariko avuga ni umushumba wa paruwasi uhembwa n'umushahara wavuye mu matura abo bantu batuye. Ariko abona ko ubwinshi bwo kuza kw'abaje ari ubukubura umumaro. Cyabagiye wumva abapasiteri hari uwigeze amamagara arambwira ngo niko shango muzererera. Juste ivuga butumwa ntabwo aryita umurimo, araryita uruzerero kuko tutagira intebe mu rusengero. Ntayo tugira muri biro, arabyita uruzerero. Ariko ntekereza ko niba byita uruzerero ni ukuvuguruza ukuri k'ubutumwa bwa Kristo, kuko ubutumwa bwa Kristo busaba abantu kugenda, ni mugende. Busaba abahawe guhindura benshi gukiranuka, guhaguruka, ni mugende. Juste niyo ntego y'ubutumwa. Ni ukugenda kandi
no kuba umuyobokamana mu idini runaka ntabwo bisobanuye kwicara muri rwa rusengero rwa rya muri rwa rusengero wajya n'ahandi babaye basenga imana yawe nubwo biva mu ruzerero nanone nk'uko bivuzwe kuko burya ukirigizwe na benshi ntamenye uwamusekeje ntabwo umenye uwagusekeje kuba hamwe ntabwo mbiveba ariko kandi nabwo tuvugisha ukuri umuntu aba hamwe ahabona byose tujye tuvugisha ukuri kuko iyo ari mu nzara umuntu arya ibibonetse ariko nabwo hari igihe na Yesu yagize ati nimubona hari agasozi muriho mukabona ntimuri kuka ntabwo biri kugenda neza mujya no ku kandi urakoze mujye mwambuka mujye no ku kariya z'ibihe umuvugabutumwa agiye guhura nabyo umuhanuzi agiye guhura nabyo nubwo iri jambo Imana yavuze rizasohora uyu muvugabutumwa yitwara ate uyu mupasiteri yitwara ate uyu mukristo yitware gute biroroshye kumenya uko bitwara nibabanze bamenye umukoresha mukuru wabo nindi ibyo abagomba ntabwo igihe kibikuraho ibyo umukoresha mukuru atugomba ntabwo bikurwaho n'igihe nivuga ngo umukoresha mukuru Kristo ntabwo igihe gihinduka kiza kimubwira kiti ntiwongere guha Anicet bya bindi igihe kiza kikamubuza kongera kuguha ibyo yaguhaga aho wagira ubwoba avuga utubwa igihe gihindutse we ubu ngubu umukoresha wanjye mukuru nta kintu nkimukuyeho muvuga butumwe unyumva igihe cyahinduka nibyo twakunze kwita amatike duhabwa byavaho hagasigara ijambo rigira riti uwumva azabwiriza agataha niwe uzaza ariko umuvugizi niko yatangaje umuvugizi w'itora rya DPR ariko tutaza kuvugira amatorero yose niko yatangaje noneho rero inama nagira abagenzi banjye ntagakora ivugabutumwa ry'ahantu atagezwa n'ubushobozi afite ivugabutumwa ry'ahantu atagezwa n'ubushobozi afite ntakarikore ntabwo ari iry'Imana icyo gihe kuko Imana ntitwaka imbaraga zirenze iziduhaye ntabwo ari iry'Imana iryo ryaba ari ryashyaka ry'Imana ritava mu bwenge ariko Anicet ariko n'amaguru yajyayo nyine ahantu harenze ubushobozi afite ubwo nshizemo n'amaguru none Anicet koko birakwiriye ko umuvugabutumwa aguriza aguza udufaranga cyangwa akabwira umudamu udufaranga ari buhahishe abana bakarya tuntize ntege njye ku Kibuye nibamara kutumba ndatuguha niba udafite ubushobozi bukugeza ku Kibuye ntabwo Imana igutumye ku Kibuye Imana igutumye hangana n'amaguru ufite n'amafaranga ufite mu mufuka niho igutumye ubundi niyo nama kuko ntazajya harutuka ubushobozi bwe reka tubwire abantu baduteze amatwi ku rwanjye ruhande reka mbisabire ngewe ntaho ngiraho kubwiriza umuntu wenda hanze y'iki gihugu byangora kuboneta ikijyana yo nkitegera nkanagaruka ariko umuntu wese wabona hari umumaro namugirira mu rusengero rwe yego akabona mu ivugabutumwa hari icyo yampa gukora akabona najyaho nkabwiriza uzantumire ndabikwemereye ntuzampite iki ngewe nzitegera ntahe wenda muri uru Rwanda bizakura ubwo ufite ubushobozi bungana no kugera aho u Rwanda rungana nzahagera none reka nanjye ngira icyo nsaba icyo ni icyo usabye wowe urumva umuntu uzangenera umuntu uzakenera evangeliste Misago Fred akumva ko muri nge harimo ubutunzi bw'Imana bwagirira umumaro abo ashinzwe kuyobora cyangwa ashumbye azambaza ati ufite ubushobozi bwakugeza hano uvuga ubutumwa ninkubwira ko ntabufite kuko uzaba unkeneye uzabumpe mpagere nutabumpa sinzaza none se ubundi ko kubuguha atari byo bihagije kuko ubundi kuhakugeza ni kimwe umugabo agira inshingano 3 abantu bari gukoreshwa mu ivugabutumwa n'abagabo bagira inshingano 3 umugabo agira inshingano mu muryango we niho mvuga kuko nta mugabo mu rwundi iyo mvuga umugabo ubwo mbavuze mu rwo iyo mvuga umugabo ni mu rwawe cyangwa mu rwanjye agira inshingano 3 agira inshingano ya mbere gushakira umuryango aho kuba iya kabiri ni ukuwutunga iya gatatu ni iterambere ry'umuryango nagutegera kugera aho ugiye
akongera kugutegera no kugaruka wa mwana ntarye yanzo ntiyishyurwe byaterambere ntiriboneke. Kimwe mu bintu ndimo nirinda nasaba na bagenzi banjye kwirinda ni ugukora ivugabutumwa riherekezwa no kwicuza. Ivugabutumwa riherekezwa no kwicuza nshatse kuvuga ni igihe urangiza igikorwa bikarutwa nuko utari kugikora utari kujyayo. Bene irivuga butumwa rerekezwa no kwicuza ryunguye aba wabwiye ariko wowe ubwawe nta mumaro wundi rikugiriye no mu buryo bw'umwuka nta ngororanibamo kuko wicujije icyatumye urikora. Impamvu wicujije ntiwabyubatse mbere y'uko urijyamo. Iyo ubyubaka mbere y'uko urijyamo wari gushyiramo n'ibizo ubona byabuze wabona bitari bu. None se Misa ko kuri YouTube bataduha amaturo ariko ninjye wivugiye ntibaduha icya 10 nta y'amashimwe tuhareke. Ahubwo nari mfite gahunda yo kubikubaza. Inkuru zaramamaye ko mufite akantu muri ibi bintu bya hehe. Aba badukurikiye nibo bahamya, aba badukurikiye nabahamya bitewe n'ibyo baduha. Izi YouTube inkuru zaramamaye ko zibakuyeyo maze hari n'amajwi numvise yuko bamwe muri ba bantu twavugaga mu mwanya w'abanyamuhamagaro bagiye bakurwa mu myanya kubera impinduka zibi. Bishingiye za YouTube kuko babona arizo ngo zifite amafaranga. None urambaza uburyo mubaho kuko nta mashimwe abaha nta n'amaturo. Ahubwo mfasha kumenya mwunguka mute niba badatura. Iyi si kamera iri kudukamera ikiganiro ntikirajya gukorwa. Izi si mikrofone ntizihenze urabyishyuriye. Naha twicaye aha twicaye umunsi umwe ni 15. None urishyura iki niba nta maturo ubona? uri kubika none se Misa umurimo wa Kristo tuwukora kubw'inyungu nyinshi dukora kuri Kristo tudashingiye aho turi gukorera. Aha kuri YouTube channel uretse bakeya ngiye mfite ntibageze bamaze kugera muri 74 navuga ngo babyajwe ubutumwa n'umukanguzi. Abo 74 nabo tuvugana nkurikirana umunsi ku wundi. Yarakijijwe afite ahantu afite urujijo mu ijambo ry'Imana akambwira ngo ririsobanura iki. Ariko kandi yatuye agakiza yatujwe na Anicet ku Mukanguzi TV. Nta ahwari nta rusengero. Ubwo nkubwiye 70 nabangahe nkurikirana. Abandi bagiye baturaga kiza bafite hari urusengero twaboriyanse aho bateraniye. Ni naho batura. Ni naho batuye ni naho amaturo bayajyana. Okay ku mitekerereze yabo ntabwo ari ryo hame kuko umuntu aturaho ayobowe n'Imana. Ntabwo umuntu yamwoburija kuba ari ko abikora. Tugiye gushakira inyungu y'amafaranga kuri YouTube n'urugero. Aha twicaye urabona uko hangana. Sibyo ibikoresho urabona uko biri. Ubaye uzi ko watanga ibi bikoresho ukaba uzi ko izi mikoro wazitanga ugatanga n'amafaranga tuvuge yagiye ukayatanga hakagira umuntu umwe ukira mu bugingo wowe ukabura ya mafaranga agiye ntiwabikora. Ukabura ya mafaranga agiye ariko ukagira umuntu umwe ukira mu bugingo kandi agakiza aboneye muri bwa bugingo ntikamutere kuguha amafaranga wahombye. Wabikora? Nabikora. Impamvu nabikora ibyo ntakaje kuri wa muntu. Nyiri wa muntu wonzaniye wa muntu wonzaniye wa muntu Imana ishimwe. Hari imari nzaniye umuntu yego ihenze ugafite ubushobozi mu nzira ze nyinshi bwo kungarura ibyo ntanze kugira ngo wa muntu amubone. Nicyo gituma ntabikora nicuza ko bigiye kuko mba nizeye ko bizanagaruka mu buryo ntanazi ho. Iyo nyungu wumvishe niyo nanjye nunguka ku Mukanguzi. Niyo wunguka ku Mukanguzi. Iyo niyo warumbaje. Dore uri kudukamera yitwa Chris. Mubaze niba hembwa. Kiri uvuge cyane. Ntabwo ahembwa. Mubaze. Amasaha maza yicaye ntari guhembwa. Oya mbivugiye ahandi imbere ye na Kristo. Mbaye nguhemba ntayo naguha. Kubera iki ntayamuha ntayo nabona ko sindi gukora.
nibyo Chris ari dore nguyu. abantu badukurikiye bari bafite gahunda yo gushinga za cano nk'ubucuruzi bakazishinga nka botike. Reka tubabwire ikindi mbabarira mbaho ubuhamya kuri cano haba umuruho kandi ari reka mbibabwire bakanguzi bene data ni ijambo ryo gukangura n'umukristo mu mpinduka z'ibihe. Cyabura kubatera ubwoba ntibaze. Reka mbabwire bwa mbere kuri cano mwenyine. Misa uranzi turaziranye. Nakoze ivuga butumwa kuva 2007. Nagenze n'amaguru ibirometero bigeze muri 40 na bingahe n'amaguru ndi kujya kubwiriza. Nambaye inkweto umunsi umwe nyigenderaho nayiguze rimwe. Mvi Kamembe ngiye ahantu bitira Sano ibweyeye. Inkweto irasaza nyijugunya mu mugezi witwa Koko. Kuva ikamembe ugibweyeye. Misa nambaye inkweto nari naguze 7,000 mu macagu. Narayambaye kuva hagati mu ishyamba hano biti Pindura. Yego. Ugibweye hari birometero 36. 36. Nukurenga ishyamba no kurugabano rw'ishyamba ntabwo ari ukugera aho twari tugiye. Kuva bweyeye centre uzamukira Sano. Amabavu yaje mu birenge twari kumwe n'uwitwa Bizimana Marisera abantu bo kumukanguzi baramuzi yatambukijeho ubuhamya turi kumwe ko niwe twakirijwe rimwe ni nk'impanga. Reka mbabwize ukuri urwo rugendo rwaramvunye. Twabwirije dushonje tukajya dutata tukarya ibisheke. Yego. Twabwirije nta myambaro yo kurya ariko ntibyamvunye nkuko mvunika kuri YouTube. Kubera iki? None imvune yo garagariza abantu iyo mvune uvuga kandi bo icyo uri kwita imvune bo bakibona nk'amadolari yamenetse. Abantu bo kumukanguzi abantu badukurikira nabahamya kuko impamvu ari abahamya nabahamya bitewe nuko baduha. Ubwo waduhaye n'umuhamya w'ibyo yaduhaye. Noneho ni byiza cyane ko baje kuri YouTube. Ariko reka mbabwire ngo be kwitegaho inyungu. Ahubwo bashakemwe umurimo wa Kristo. Ko kuri YouTube imvune ya mbere nabaho nari ntararwara ku buryo muganga nkura kuri telefone kubera umunaniro ukabije wo kurara nitaba telefone. Yego. Mbo nsenga iminsi 3 none nifatikanyije n'umuntu ubabaye turi gusengera nkayasoza hari undi ubabaye kuruta wa wundi twasenganye nawe akansaba ko dufatikanye umunsi wo gusenga. Yego. Urumva imvune y'amasengesho yisiza. Noneho kabiri hahandi ibweyeye twageye twavuyeyo nibyo tubonye abantu n'ubu twasurana. Ariko kuri YouTube nta muntu wari wambwira ngo reka nze kugusura iwawe. Yego. Sibyo? Urumva inyungu nakuyeho najyaga sizo ndi gukura kuri YouTube. Noneho bwa kabiri kuri YouTube turabwiriza hakaboneka n'abadutuka muri comment. Noneho uretse n'abadutuka hari umugabo wantutse agera ubwara nampamagara arantuka. Mutega amatwi asoje kuntuka ndambwana Imana iguha umugisha. Arambwira ngo ukuntu uri ingegera ndambwana nawe urabibonye. Arambwira ati we ndagutuka arangiza ngo Imana impumugisha ndambwana tuka ngewe kuko ninjye utagufungisha. Nukuruhuke unduhukireho. Noneho unangira urwobo rwo guhambamwe ibibi bikurimo kuko nuntukura ruhuka. Wo nawe tumutega amatwi. Noneho bwa kabiri umuntu kuri YouTube mu materanira babari bayavuyemo baje kwinvestiza muri YouTube babaga mu rusengero batarwubatse. Kuri YouTube urakenera kamera. Yego. Nta kiganiro gishobora gusohoka kidatwaye nibura 50,000. Kubera iki? Ni kuri ngewe ariko. Kubera iki? Aha turi kuhicara umunsi umwe ni 15. Sibyo? Kamera irakodeshwa. Mbo machine byeditinga. Nayo uyishyireho. Twara umuriro yabijyanye. Amamega se yo ntabwo abarwa za kubya prodinga. Fata wa mwanya wicayeho. Hari ubwitange bw'uwabwirije nawe urabizi ko nta uri bukwishyura. Fata ubwitange bw'umukameramani. Uyu muntu unaniwe gukoresha ubwitange mu rusengero nta mafaranga ari gutanga ari umwanya gusa azatanga umwanya n'amafaranga kuri YouTube batari buyamuhe. Mfite ikibazo rero ko nanone yaba yongeye gusa n'uwibeshya inzira nka bimwe twahereyeho kare
n'ubundi akazavayo nk'uko n'ubundi avuye n'ahandi. Biba byiza kubaririza amakuru, kubaririza amakuru y'ahantu ugiye biba byiza mbere y'uko ujyayo. Ngewe ndakubwiye ngo umuntu unaniwe kwitanga mu rusengero ngo akore umurimo atanze umwanya wonyine, ntazatanga umwanya ngo atange n'amafaranga. Ntibizavamo. None ukomoje harahura ugize uti cano ugerageza kuza kuyikora nayikore ku mpamvu z'inyungu y'umurimo wa Kristo gusa kubw'ubutumwa ashaka kuvuga. None ko havutse ikibazo, kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko benshi baza ari irari ry'ubutunzi, ariko naryo rivaho. Tutaza kubeshya, naryo rivaho. Amafaranga avaho, ariko ku muntu utazanye ubutumwa bwiza. Nyine niko naringiye kuvuga. Narimvuze nti uragira uti abantu nibaze kubw'inyungu z'umurimo wa Kristo, ariko kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko benshi baza kubwira ry'amafaranga, bavuga ibintu rimwe na rimwe n'ibintu bitakiza, bitanazura ugiye gupfa, bitanahembura urembye, n'uri guhondobera bitamukangura. Reba hari umuntu wasinziriye bari buze gukoraho, none hari n'uri guhondobera utandi bunakenere ko unasakuza cyangwa ugira kuvuga gato gusa gakanguka. None hari abantu barundaho ibintu, noneho kubera biryoheye amatwi ya kubasheshenga, kuko intego ye aribyo uyu munsi basiga bita ngo ni views. Umuntu yabona sije n'igiki kirimo hano babyita gutwika, byonyine n'uburyo yita ikiganiro kiriho kugira ngo kirebwe. Usanga ibyo yanditse titre cyangwa umutwe bihabanye n'ibiri mu nyigisho. Noneho rero bazayabona amafaranga kuko ariyo baje bashaka. Bise mbona ko bazayabona bihise byumvikana neza inzira zabo ubutumwa. Noneho dore igitangaje rero kizatuma batayabona nuko abantu bari kuri YouTube nabo bamaze kurambirwa ikinyoma. Bamaze kurambirwa, barakerewe nabo barabizi. Iyo baza mbere Paul nibihangane, nabahitiramo kureba niba bafite imbaraga zo kuvugira Kristo bakoresheje YouTube, batagamije inyungu zibigaragara, bakumva nta izo mbaraga batazifite. Umurimo w'Imana ni mugari, no muri karitsiye babwiriza. Imana guhumugisha. Ni mugari umurimo w'Imana. Dufatire hafi tuze kugera ku musozo rwose. Umukiranutsi umukristo mu mpinduka zibihe. Twabonye uko ibihe bigenda birasimburana kandi buri gihe kigira amakuba yacyo. Ariko umukristo yakitwara iki ugera ku musozo? Yakitwara ate? Watanga uhe mwanzuro, inama na message mufite ku mukristo muri ibyo bihe? Hari umukristo, umushumba, babavuga butumwa, byagenda gute? Reka nsaba abakristo kubaho mu buzima bumaramaza. Yewe yavuze amagambo akomeye, aravuga ati kugeza ubwo nzapfa nge sinzikuraho kuba inyangamugayo. Umukristo narebe icyatumye aba umukristo. Icyatumye umukristo kiruta ibiri kurwanya ubukristo bwe imbaraga, kirusha ibiri kurwanya ubukristo bwe imbaraga. Ikiri kumurwanya, ikiri kurwanya ubukristo bwanjye kiri hasi cyane y'uwampaye ubukristo. Guhinduka kw'igihe koroshye cyane kuruta kuri hasi cyane ku kijyanye n'imbaraga ugereranyije n'uwampaye ubukristo. Iyo umaze kubyumva gutyo uhita wumva ko igihe ntacyo kizagutwara. Abadukurikiye yaba umukristo niyumve ko ubw'igihe gihindutse ntacyo kizamutwara. Niba yarashinze imizi muri Kristo niyumve ko ameze nka cya giti kiri hafi y'amazi kidashobora guhindurwa n'igihe icyo ari cyo cyose. Nanone kandi ntabwo twabura kubabwira ko iyo wemeye guhindukana n'igihe urahanwa. Kristo ashaka imbuto ku mutini, Bibiliya ivuga ko cyari igihe cyo kutera kw'imitini. Kuko igisobanuro cy'uyu mutini wafatwaga nk'umuntu w'umukristo cyangwa se wakiriye Kristo usabwa kutigera agira igihe na kimwe arumba, nkoresha ijambo ryitwa kurumba, kuko igihe kije kikakuhindura uburumbiye Imana, ubaye ikirumbo mu buryo bw'umwuka. Kuko hari n'igihano cyo kuba wavumwa kuko wemeye ko ibihe biguhindura ukaba wavumwa. Nibahagarare kigabo bashikame be kwemera guhindurwa n'ibihe, bahanga amaso kuwatumye bitwa abakristo, kuko we ntahinduka, nta gacu ko guhinduka kamugaragaraho.
uko yarejo n'uyu munsi niko ari ubwo adahinduka natwe ntiduhinduke nk'uko uko adapfa natwe tutazapfa ni nako ubwo adahinduka natwe tutagomba guhindurwa n'ibihe niyo nama nabagiye. Imana guha umugisha. Hari uwifuje ko twamusengera wari warahinduwe n'ibihe, hari umuntu ukangutse wumva yarasinziriye tutitaye ku musinziro yari afite intumbero n'intego, kandi kibaye insinzi nuko akangutse ufite intego yo kujya mu rugendo rujya mu ijuru, mwamusengera Imana kandi mwibuke n'abarwayi. Reka tumusengera Imana. Uri Imana nziza, haleluya, kandi uri Imana idukunda, ushimwe Yesu, utwitaho ku manywa ndetse na nijoro. Ubutumwa nk'ubu ngubu uba ubushoreye kugira ngo bugire imbaraga mu babwumva. Twavuze ku mukristo mu mpinduka z'ibihe, nubwo ibihe bihindutse Imana yo ntabwo ihindutse. Hahindutse ibihe ariko Imana ntihindutse. Niba igicu gikubye imvura ikaba igiye kugwa, ntabwo imyaka rufereda afite igiye kugabanuka kuko imvura iri bugwe. Ndakomeza nitwa rufereda ugifite ya myaka wo kwa runaka. Ku kijyanye n'irangamimerere nta kintu kiri buze guhindukamo. Imvura irahita isiga nda rufereda wo kwa runaka utuye runaka. Uko niko twakabaye tumeze, ni nako twifuza kumera. Harabisuzumye basanga igihe cyarabahinduye, bababarire kuko guhindurwa n'igihe ubwabyo ukabura umusaruro haba harimo no kuba umuntu yavumwe. Turi ikivume kuko wemeye ko igihe kiguhindura ukarumba kandi wakabaye utanga umusaruro. N'abakanguwe n'ijambo ryawe muri uyu mwanya, reka tusabe umwuka wera kugira ngo agende abafashe. Hari abari hafi yacu n'abari kure yacu, umwuka wera abafashe abarere, kuko wahetse n'abandi natwe waduhetse nabo baheke, turabaguhaye. Twagiye guhiga tuzanye umuhigo, tuguhaye umuhigo twazanye, ni wakira igitambo cyacu. Haleluya. Dukomereza amaboko, kandi umukanguzi TV kuko dusanze kubaho kwawo atari amaturo y'ishimwe, atari amaturo y'icyacumi, atari n'amaturo y'umutima ukunzwe, ahubwo kubaho k'umukanguzi TV ari wowe. Ibyo wagambiriye kuri wo ubisohoresha umwete wawe. Haleluya. Bikorere kwihesha icyubahiro mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha, turagushimiye mwene data Ruferedi, kandi Imana niyongera kudutera iteka muzadutiza umwanya. Murakoze cyane. Twongere twaturire bene data impamvu y'ibyiringiro byawe kwizera. Nukuri. Yesu abaha umugisha. Abakanguzi mumfashe, tumwatureho umugisha kandi tumuhe n'intashyo z'umuryango abasuhuze, hanyuma namwe nakagaruka. Uhoraho umwami w'ineza, se umwami wacu Yesu Kristo uzaza ku munsi w'amateka kandi uzahamagara itorero abagenera ibibakwiriye none n'iteka ryose. Amen. Amen.